nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi yamfatishije umugozi ari
twagiye piano. igitero kimfasha muri iyi ndirimbo. Kiravuga ngo nta bya none nta bizaza bizantanya na Yesu. Sarabishobora ajyandinda kaga kose munzira ijya mu ijuru. Nabonye umukozi mwiza byose arabishobora ajyandinda kaga kose munzira ijya mu ijuru. Kumuhanda umuhanda masiteka bwiza nk'izimegene shiruko bashirukuti manza tabaruka. Thank you so much. Abarebye iyi video ni video igendereye kugira ngo turamye, just yari practice. Pianiste yitwa Sibomana Dieudonné. Sibomana Dieudonné akaba ari pianiste wacu uyu munsi muri practice. Dufite soliste John Butoyi. Yeah, acoustic. Okay. John, thank you. Nanjye Cassius nkaba narindi kuri vocal. Umwami Imana duhana umugisha. Wenda dushobora kuba twabikoze mu buryo butaryoheye amatwi yawe, ariko amagambo arimo ni meza. Nta bya none nta bizaza byadutanya na Yesu. Niwe mujyanama wacu, niwe uturinda kaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Mwisunge kubera ko umugozi we ari rwo rukundo rwe rukomeza kudukurikirana. Hello. Ciao ciao. Ciao ciao.